tuke mbere yuko ushaka umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza banza ubu umugore Imana yashyingira bwoko butatu bw'abagore nabwira Imana uzandinde umugore butatu uzandinde umugore usambana umugore ukoze isoni birakubwira ngo umugore ukoze isoni ngo ni nk'ikimungu mu magufwa nibyo icya kabiri umugore unywa inzoga agasinda Mana y'isi n'ijuru urabona umugore urakabona umugabo yasinze gatatu umugore w'umunyamahane Imana ishaka umugabo usa na Yesu mu yandi magambo wamaze kwinjira mu gakiza akagira Yesu ibyo bamwe ntibazabigeraho kuko ntiturababwiriza ngo bakizwe namba 2 Imana ishaka umugabo uzaba umukunzi w'umugore we kandi iyo tuvuze ngo gukunda umugore nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ntabwo bavuga ngo nkunda umugore wanjye kandi muca inyuma oya ni wa mugabo uzakunda umugore akaba umwe one and only ngo umuhungu udafatika ngo bagucishijemo ijisho okay fine yewe nibwira yuko udafatika nahoze mbababwira babanebwe babasinzi babateranda bene nkabo burya ntafatika ariko kubona umwana ubyiruka ngo n'abanyarwanda bajya bavuga ngo utazi umukire ngo asuzugura umwana so uyu muhungu uri hano we mushakemo zahabi murimo kandi ishobora kuba itaratunganywa abantu nicyo bananiwe muri iki gihe icyo rero kwihutira ibyagezweho bizatuma uhomba ibizagerwaho ejo arabohora TV arabohora TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza umusemburo w'agakiza arabohora TV. Ku kibazo wakomojeho cy'ingo muri Edeni turabona yuko bariye ku mbuto abantu bakunda kwibaza jewe ndabizi ariko reka mbariza abantu ngo siriya mbuto bariye ngo ni fruits or not fruits bakanavuga ngo se ubundi ziriya mbuto koko hari n'abavuga ngo ni raporo sexuelle yabaye ngo hagati ya wa mudamu n'inzoka wafashiriza abantu reka tubanze duhere ku okay bataye umuco wa kinyarwanda ngo hari ibintu abagore bakoraga batagikora ngo ndetse ugasanga harimo n'abakereye ngo za salo zo gukora ibyo ngibyo murumva ibyo nshaka kuvuga sinshaka kubijyamo ntabwo ibyo bintu muba muvuga ntaho bihuriye reka mpere ngende ingingo ku ngingo ntabwo ikibazo cyo mu ngo z'uno munsi ari amafaranga n'ureba muri statisitike z'abarimo gutandukana 3/4 batuye mu mazu meza bafite amamodoka baranize ntabwo ari ikibazo cy'amashuri ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga n'ureba n'icyo kibazo ngo cy'ibintu byajyaga bakora bya kinyarwanda njye numva hari abantu bigize ba specialiste b'imyeyo umubare munini bari muri kategori y'abananyuze muri iyo myeyo siwo kibazo ahubwo twagomye gusubira inyuma tuvuga ariko buriya iki kibazo ntikizwe nabi so ni iki kirimo gusenya ingo reka tubanze duhere ku kintu cya mbere muri buze kumva ni iki cyatumaga ingo za kera zikomera yes number 1 ni uburyo batoranyaga abageni ibyo bitaga kurambagiza buriya ntabwo abantu bazi yuko biriya twe dukritika ngo umuntu bwashoboraga kumuzanira umugore ngo atarabigizemo uruhare ngo bagire bate aho kugira ngo unzanire umugore mpuriye nawe mu nzira ngo nuko aseka neza nahitamo uwo natoranirijwe na data wacu cyangwa na data kuko batoranyaga number 1 barunze ngo batoranya famiye kavuga ngo iriya famiye bagira umuco bagira gahunda kandi burya umwana wese avuka muri famiye none muri ino minsi icyo ngicyo ntikikibaho umuhungu arava i Rusizi agahura n'umukobwa w'i Nyagatare ntuzi wabo w'uwo muhungu ntuzi imico ye ntuzi gahunda ze ngo nuko mwahuriye mu bukwe mwembi muri ba besiti
umwe ari uw'umukobwa undi ari uw'umuhungu ngo mwakundanye, icyo kikaba ikibazo kuko nimugera mu rugo rugashya ntibizagutangaze kubera ko ntabwo wasesenguye. Icyo ni kimwe. Imiryango ntikifa donc abantu basigaye bifasha kwishakira abageni ku mpande zombi. Kandi icya kabiri, imiryango yabaga yegeranye kubera ko abantu bagendaga n'amaguru basabaga hafi. Nta kuntu umuhungu w'i Rusizi yashoboraga kurongora umukobwa wa Kirehe kuko ntiyari kuba yanagezeyo. Donc wamenyaga abantu hafi aho. Noneho kubera ko abantu bose babaga barashatse aho, ujya wumva no mu misango turabivuga ngo rero ngo mwamfura mwe muri hano, ngo uyu mukobwa aje asanga ba nyirasenge ngo na ba nyina wabo ngo kandi n'iwacu ngo mufite abacu. Byabaga ari byo, byabaga ari byo. Wasangaga imiryango isobekeranye. Noneho kwa gusobekerana, wa mugabo yatangira gukora ibishobora gusenya urugo, bakamubwira batoya widukoze isoni, uyu mukobwa ni uwacu, ba nyirasenge dore ngaba ariya nibo ba nyoko wanyu, bagakomakoma. Na wa mukobwa nawe yatangira kuzamura utugeso, bakamubwira ati izo ngeso ntizibe iwacu. Ariko ubu ngubu abantu batuye hano mu mujyi, ibipangu twarabifunze, ingeso nizizamuka ntawe kuba hano hari. So icyo ni ikibazo kimwe muri choice, donc mu mitoranirize no mu mibereho. Noneho wongereho ikindi cya gatatu, muri kino gihe imikorere y'akazi, umugabo aragira gutya bamwohereze ku mupaka ku Rusumo, umugore bamwohereze ku mupaka hirya kuri Rusizi. Uyu mugabo aho agiye hariyo abagore, n'uyu mugore aho agiye hariyo abagabo. Batangire bajye babwira umugabo ati ariko wa mugore wawe wagiye Rusizi, twabonye hari abantu basigaye bamuvugisha. Ubwo umugabo aterera umujinya mu mutwe, kandi n'umugore nawe abwira ati ariko hano bakubwire papa aho barimo gukina igisoro ngo ngwino hari umuntu gushaka mu rugo. Donc byavuga ngo babaga baza aho umuntu ari. Ubu muri kino gihe ntawe umenya aho undi ari. Icyo si ikibazo gikomeye. Icya kane, dufite ibi bitinde byitwa telefone, byateruye isi bizana mu mufuka wanjye. Nta nubwo byayizanye muri salo, bizana mu mufuka wanjye. Ibintu by'urukozasoni urabisanga muri telefone y'umugore n'iy'umugabo. Atangire kwifuza ibiri kure, yibagirwa ibimuri hafi. Noneho iyi telefone iramufasha no kudiringa no gukora diri. Uzarebe mu migoro abantu baba bicaye bacatinga, baraze kuki ucatinga n'abantu bari kure, ntuganire n'uwo mwashaka. So uwo muri kumwe mwashakanye ntumubonera umwanya, ugasanga abagore bavuga ngo nta mwanya mbonera, ngo abarimo gucatinga. Ucatinga ute n'abantu mudafitanye gahunda, ukibagirwa umugore wishakiye? Icyo kikaba ikibazo, sibyo? Noneho tukagira isi yihuta izana kwifuza kwinshi ku buryo bwose. Umwana wo kwa Alex yiga Green Hills, Antoine twariganye na Alex. Ntareba ntareko ubu ngubu se nzaba aho ngaho, umwana wanjye umugore akaza akamubwira ati we ntacyo umaze, dore abagabo nyabagabo. Abana bo kwa Alex biga Green Hills, wowe wacu ariga hano muri Remera Protesta. Ubwo rero mu rugo kutanyurwa, ubundi akajya amubwira ati dore umugore wa Alex bamuguriye akamodoka, nanjye nirwa nteze ku muhanda, niyo nciyeho numva mfite isoni. Kutanyurwa hakavamo iki? Hakavamo intonganya mu rugo, sometimes rimwe na rimwe hakavamo no gushugurika. Gushugurika rwose akakwereka ko hari abandi bagabo bashobora kumwitaho, cyane cyane iyo wagize n'umugisha akaba mwiza. Akavuga ati hari abandi ariko bashobora kumpa ibyo utanga, zikagurumana. Donc impamvu zishenye ingo muri kino gihe. Ariko byose yewe nkagaruka hahandi kuri choice. Ntabwo yewe ngaruka kuri choice, ahubwo ndagaruka hahandi aho Yesu yavuze. Aravuga ngo abantu babiri barubatse, umwe yubaka ku mucanga, undi yubaka ku rutare. Kuko niduproduiza abakristo b'abakristo koko, niduproduiza abigishwa ba Yesu bafite imbuto z'umwuka, bafite kwizera, bazahangana n'inosi. Buriya ari ikibazo gikomeye. Ndagiye iteka ryose nigarukira muri responsabilité zanjye, navuga ni nyamara izi ngo zisenyuka ni problem y'itorero. Reka nkwereke uburyo ari problem y'itorero. Icya mbere, iyo miryango itagihari ngo ikomakoma,
aba bantu basengera iwanjye ariko sinaremye sisitemu isimbura ya miryango badafite yego sibyo mfite urubyiruko hano nashoboraga no kurwigisha guhitamo yego nk'ubu njya mbwira turimo turandika agatabo ko kwigisha urubyiruko hano hari shapitire imwe nawe ntishapitire nzayibandikira kumwe ntimwayishobora ubwo tipe y'abahungu n'abakobwa mutagombye gushaka ko hariho tipe y'umuhungu nkubwira ntuyu muhungu numubona uri umukobwa jya umuhungira kure kabisa uwo ni uwuhe rero iyi tipe y'umukobwa wowe n'abakobwa barahari iyi tipe y'umukobwa n'ubu uri umuhungu ukamubona uyu uzamuhungire kure tipe y'abahungu okay njye mbibwira abakobwa kuko tujya twigisha urubyiruko nabwo okay ntuzabona umuhungu ukubwira ngo nimutaryamana ngo azakureka uzamureka agende simple umureke agende kuko uwo nguwo nta kindi akubonamo uretse agace gatoya k'umubiri wawe kandi n'abandi baragafite nazamara kukugeza mu rugo umva umuhungu w'umusambanyi uri umukobwa utekereza uzamenye ngo niba yasambanaga n'abakobwa batatu nawe urimo uri fiyanse we apure tunamara kukugira umugore n'ubundi azabikora icyo si ikibazo ikibazo gikomeye umuhungu w'umunebwe ndakora urashobora no kuba ariko ari umunebwe hari abantu ububona ukabona ari aho gusa nta ukora ariko ari umunebwe ubwo aba ameze ati ntabwo urababona ukabona umuntu ageze ku myaka 40 nta cyerekezo nta gahunda umudamu umwe ngiye mbikura muri counseling nkora umudamu umwe yarambwiye ati pastor turikare nkubwire ngiye mfite abana 3 ati ndambewe konsa abahungu 2 na suba byaro ibintu birahari ati umuntu w'umugabo wicara mu rugo ukasanga nta wamubwira ngo dutekereze ikintu agakubwira ngo ariko mbibyo ntabwo ari ngombwa nzajya ntekerereza abana ntekerereze n'umugabo kandi bene uwo ngo rwose baba bahari ukabona ari janti rimwe na rimwe mukanamukundira ko ngo ari umwana witonda ngo ni janti ariko nta morufe nta mugabo janti ubundi nta morufe araho nta gitekerezo ntacyo yiyungura nta uwo ngo azaba problem nimara kugera mu rugo bizaba ikibazo sibyo icyo nacyo kirasenya nibyo umuntu ugukubita muri abafiyanse sibyo bibaho umuhungu umva umuhungu yakubise umukobwa ubibona kenshi hano barabakubita abasore bakubita umuhungu yaraje ategereza umukobwa ni ibintu twabonye nk'abapapa yategereje umukobwa bagombaga kuza kwiyandikisha aramutegereza umukobwa arakererwa yamukubise urushyi imbere yacu ndavuga nase nk'uyu nguyu nahita amusezerera nkavuga rero monsieur doctor icyo kintu warakibonye n'amaso andikaho ngo pastor mbwira warakibonye ngo iki ubwo se njye kuzana abahamya nyagasani mana yanjye ariko uzi ko ubupagani bugwira oya mbwira umuhungu ugustress akagukubita mukira abafiyanse ubwo namara kukugeza mu rugo se guhazaca azamwica icyo nibaza ubwo warabanditse ibyo byihorere reka twikomereze gahunda ayo ni amabanga y'akazi rero icyo nenda kukwereka kubanza ukareba ngo ariko uyu muntu ngiye kubana nawe afite mico ki n'abakobwa kandi it's the same nubona wa mukobwa uri umuhungu ukabona umukobwa abagarira yose mwamaze kwemeranya ko muri abafiyanse ariko kumva ni fiyanse wa Alex ariko yasohokanye na Antoine wera ko sheri Antoine yambwiye ngo tujyane ngo hari ahantu ngo ashaka ko dusohokana ukagenda ugasanga ari muri restaurant na Antoine ejo ari muri restaurant na Paul umenye ngo uyu nguyu nigiye muzamara kuba umugabo n'umugore azakubwira atari ko mfite independence mfite friends muri counseling nkora y'ingo zirimo gusenya harimo ikintu cyitwa aba friends ugasanga umuhungu ngo aracyafite aba friends nta kompanyi donc ikigare iyo abajyama aba friends n'abagore hano muri uyu mujyi haje ibigare by'abagore ngo bisohokana ngo biyakije ngo barisobanukiwe bisobanukiwe icyo ngicyo rero nkubwire we must be careful nubona uri umuhungu ubwo ndimo nakubwira tipe y'abantu ubundi utagombye no kwirirwa gutinda yego ukabona 3 bya 4 by'igihe uganira n'umukobwa aba checking ikofi uzi ko hari abanza bakagukoraho nkite
akabanza agakora study akamenya ayo ufite muri banki akamenya ibintu byose hakaba n'igihe akubwira ati kuri konti yawe bambwiye ko harimo muvoma nyinshi ukontorora konti yanjye tutarashakana urimo gushakamo iki menya ngo uwo nguwo sasa hari utuntu twinshi igihe cyakora twose ngewe ntukura mu byo nzi kuva ndi muto imyaka iyo ufite imyaka 64 niyo mfite narongoye mfite 32 iyo maze mu rushako niyo ndi maze ntarashaka birangana hari ibintu byinshi uba umaze kwiga hari ibyo warabonye uri umusore hari n'ibyo ubona uri mukuru noneho aho nabereye pasitore noneho bikaba mu kazi kanjye ka kanseringi mushobora kukwandikira igitabo nkakubwira ngo home destroyers ibintu bisenya ingo mubyirinde mukiri bato hanyuma iyo umaze kubimenya ubwo reka mbareke mubaze ibibazo kuko ngira ngo nihari ikiganiro kandi turi mu kiganiro ndabona kuri udafite amashaga ndashaka kubaza niga nize droit kuri secondaire na university biraryoshye cyane aho mwahereye rwose naho mugejeje uyu munsi mutubwira kuri ibyo nanjye je suis tout à fait d'accord avec vous ariko nagira ngo mudukorere comparaison y'ingo za kera na rights ruriya rugo uriya muryango twabonye kera uburenganzira yego mudukorere comparaison n'iki gihe about rights kuko jyewe mbona hari na side ingo zisenyuka uyu munsi kubera uburenganzira reka nkubwire buriya icyo ngicyo nacyo abantu benshi barakivuga bati abagore bahawe uburenganzira noneho ntabwo buri exagere ahubwo reka nkubwire ikintu kimwe iyo ufashe umuntu wari ushonje ukamushyira ibiryo imbere rimwe na rimwe arisha amaboko yombi kandi ntaho ibiryo biri bujye nanjye ndabyemera hari ahantu abagore bumva bafite uburenganzira bwo kuvuga buhawe ndetse n'uburenganzira bwo kudivorusa ati no ngewe nutangira kunstresa ngewe ndabivamo uburenganzira rero ntabwo biriya ngewe mbyanga ahubwo twatanze uburenganzira tutateguye abantu kuko ubuye reka nkubwire ntabwo uragera aho ngewe nshaka kujyana icya mbere uyu mugore wamuhaye uburenganzira muri sosiyete ubundi yagabanyaga ubwo burenganzira noneho yumva yuko we agomba kwiyafirima akafirima mbese agomba gushimangira uburenganzira bwe akanabikumvisha agashimangira sibyo ubu twikingije inkingo ebyiri turimo turashimangira nabo rero barashimangira mu gushimangira agahinduka umushizi w'isoni akajya anabikwibutsa ko nunatera amahane ahamagara polisi akabikwibutsa noneho bikamuha uburenganzira nawe akabukoresha nabi kubera iki ntabwo yabiteguriwe ariko ku rundi ruhande tukagira n'abagabo batateguriwe abagore bafite uburenganzira bivuga iki bivuga ngo umugabo buriya ukenera umugabo ufite imbaraga kugira ngo atunge umugore ufite imbaraga umugore azaza yiriwe mu kazi ni gavana ni meya ni deya ni executive ni minisita we yiriwe atanga amabwiriza yiriwe akoresha inama ayobora yagera mu rugo niba atarabyize neza akibagirwa yuko ntakiri muri minisiteri ntakiri mu karere ntakiri mu murenge yageze imuhira ariko n'umugabo nawe akaba igihe aba intimidated kuko ndabizi hano ushobora kubaha n'ingero zifatika aho umugore yumva buriya bisaba umugabo ufite imbaraga kugira ngo ayobore umugore umurusha umushahara ye kugira complexe yuko umugore amurusha imbaraga bisaba umugabo ufite imbaraga ngo agende mu modoka yaguzwe n'umugore kuko nzi hano kera mu gihe cya Habyarimana hari umugore yari mu bayobozi bo hejuru sindi buvuge amazina ariko twari duturanye umugore akajya abwira umugabo ati kuki ugenda n'amaguru kandi dufite imodoka umugabo akabwira ngo ntabwo nzagenda mu modoka y'umugore ngo byaba ari agasuzuguro uwo ni umugabo utarabaye emancipated ni umugabo utarahawe imbaraga ngo ashobore kubana n'umugore wahawe imbaraga rero bikubwira ngo ugiye gukoma urusyo ntakome n'ingasi kuko niriwe nyobora ndashaka umuntu uri dinamike twicarana tukajya inama tukayoborana nkaza nkasanga wowe uricaye ahubwo wakambije agahanga ngo
ngo urashaka kunyereka ko uri umugabo, rurashya tu rurashya buriya ingo nyinshi zirashya tukabyitirira abagore. Ariko hari igitabo nanditse cyitwa Umugabo mu mugambi w'Imana, hari paragarafe nanditse iyo abagabo batayobora n'abagore batumvira, kuko icyo nicyo kibazo kiri muri ibyo bintu by'uburenganzira. Abagabo batayobora, umugore wabaye empowered, wahawe imbaraga, akenera umugabo noneho nawe ufite imbaraga uzaza akamubwira ati ariko urabizi madame, icya mbere wiriwe ukora akazi urananiwe rwose, stress wiriwemo reka nkorohereza. Kuko hari ikintu tugomba kumva, iyi empowerment y'abagore yabashyize muri stress. Yego. Kandi iyo umuntu yiriwe muri stress hari ibyo adakora neza, yewe na bya bindi by'imibonano mpuzabitsina n'izindi responsibilities zo mu rugo, imbaraga ziragabanuka. Nibyo. Iyo utashyizemo umugabo ngo nawe abyumve ko umugore wananirwa, azamushyiraho stress, n'umugore uri muri stress noneho byose bipfe. Donc twagombye kumvana, ukamenya ngo uyu mugore wahawe imbaraga azataha mu rugo adafite za mbaraga zo mu cyayi no mu masahani. Njye numva abapasitori bigisha, nigeze gutaha ubukwe, umupasitori arigisha, bari abadokiteri babiri, kavuga ngo mva rero ngo madamu ngo ubu ngubu ngo uri dogiteri, nifata ku munwa ngo ariko nutaha mu rugo uzaba uri madamu nikagira inkuru. Iyo nyigisho urimo kwigisha ni inturage. Uyu mudokiteri w'umudamu uzirirwa ahagaze avura, ejo azaba atwite yirirwe azenguruka atwaye inda, azataha nimugoroba agere mu rugo ayaguye agacuho arambaraye. ngo rero nugera mu rugo ngo ujye wibuka kuzana icyayi ngo cy'umugabo ngo niki, ariko ko umugabo adacitse amaboko kuki atagenda ngo yizanire icyayi? Ese ko atari ikiragi kuki atabwira umukozi ati nzanira icyayi ahubwo aho nyuma? Ese kuki mutabigira umuco ngo mumenyereze umukozi? Wenda niba udashaka no kuvugana n'abakozi ra ubwira umukozi uti ujye uzana icyayi ugishyire hano ku meza, ariko umugabo naza anatinyuke kumva umugabo yarakaye ngo umugore ngo ntiyamusukiye icyayi ngo akimuzanire, ngo aho arimo kureba televiziyo. Kavuga ni byinjyo kamemo, dukwiye gutangira tukamenya igihe tugezemo. Reka mbaho urugero rumwe, hanyuma wenda mumbaze ikindi kibazo cyangwa mukore commentaire. Mbirebera ku banyarwanda n'abandi bagiye nko muri za Canada, muri Amerika n'ahandi. Umugabo akagenda bagera muri Canada, muri Amerika, mu Burayi, akaba umugabo w'umunyarwanda umwe wicara bakamutekera bakamumesera. Noneho umunsi umwe umugore yarebye umugabo, arareba umugore we yarahise abona akazi, umugabo atarakabona. Umugabo akageza agasanga umugabo yicaye mu rugo, uko amasahani yasize muri lavabo niko ameze, imyenda yasize hariya ntiyayishyize muri mashini imesa kuko bafite amamashini amesa. Ategereje ko umugore buze agashyira imyenda mu mashini imesa, akayikuramo, akayumutsa, akayitera ipasi, akoza amasahani, akayashyira aho agomba kubikwa. Umugore aramwihorera, akomeza aramureba, akageza akabikora, akaza yanahashye kuko iwabo barihahira, nta bakozi bo mu rugo bahaba. Kandi natwe bitangiye kuza, mwihanganeho gatoya, abatazitegura kare ubwo bizaba gitumba. Aba bana biga bakageza muri 6 na 12 bazajya arangiza anyure muri tiveti aze yambaye ya ngofero ya chef, kubwira atari kugiye umushahara ku kwezi ni 80 kandi ukamona cye social, utari kugiye ntayo mbona sawa itekere muhawe kera turite. Iwe wacu ntawe tukigira, dufite ukora uza kangahe mu cyumweru, 2 cyangwa 3 aje gukoropa sawa. Ibyo rero icyo ndimo kukubwira, boya ndabizi nanjye nzi benshi bamaze kugera kuri iyo nivo, kubera ko umukozi arahenze cyangwa ni atanahenda sinangombwa abikorana nabi rimwe na rimwe. Rero rikubwira ngo uyu mugabo azatangira byimbye amazuru, na wa mugore wamenye uburenganzira nawe byimbye ndi, nibarangiza rusenyu cyangwa tuke fine, ushobora kwigaburira nanjye nkigaburira ntukakiriho igitugu. So birakubwira ngo empowerment y'abagore igomba kujyana na empowerment y'abagabo, ariko byose bikagaruka hahandi wacu. Kuko umugore ubundi Imana iturema mu ishusho y'Imana, niko yaturemye, umugabo n'umugore niko yabaremye, bareshya niko yaturemye. Yewe nta kibazo nagira mu rwose, ariko ibyo kubyigisha abantu twabakura mu muco wa Kinyarwanda tukamwigisha tukabinjiza mu muco waho tugeze, ni urundi rugendo. Ariko ninde uzabikora? Ahangaho twese tugomba guhahuriza imbaraga. Uwa mbere uzabikora ni church, kuko twebwe abantu batuzaho kuva muri Sunday school kugeza tubajyana mu isanduka aho tuzajya urusororo, biterwa naho umushyingura. Ni leta,
kuko niyo ifite amashuri kuva muri primaire kugeza muri universite bigisha umugabo kuba empowered, bakubwira bati ariko iyo ufite umugore mugomba gufatanya mukiga communication, mukiga gufatanya. Tubishyire mu mashuri yacu, tubishyire mu nsengero, tubishyire mu gihugu hose, ku buryo abantu bagera bakavuga ngo tugomba kubaka ingo zifite imbaraga kugira ngo tugire igihugu gifite imbaraga. Murakoze. Nanjye hari akabazo nashaka kubabaza. Hariyo umudamu umwe wigeze ugira ikibazo, nyine ubwo ni za conflict zibera mu mago, ariko umugabo ngo aza no gufata icyuma ashaka kumutema. Noneho igihe kimwe rero umudamu ahungira nko kwa mudugudu, yari n'umukozi w'Imana. Hanyuma rero igihe kiragera baravuga bati nyine hari abantu bagifite inyigisho zimeze ukuntu, wihangane mubaze gutya, zimeze ukuntu ngo yagombaga ngo kwihangana akaguma mu rugo ngo bakamutera icyuma. Noneho jewe iki kibazo abantu benshi baragifite, niyo mpamvu nkibabajije. None uburyo uwo mudamu rwose yaravuze ati ubu ninde muntu udakunze ubuzima ku buryo yatega umutwe, wenda kuko nkibajije ndi umudamu baragira ngo ahari ndamuvugiye. Oya, ufite uburenganzira bwo kumuvugira. Yego, yenda kuko noneho ndagira ngo baze Dr. na pastor wambujije ngo njye vuga pastor cyane kuruta Dr. None uyu mudamu yagombaga koko kuguma mu rugo, gusa we yagize ubwenge arahunga, ahunze n'umugabo anamusangayo. Kandi ibintu biba byabereye mu mago, twebwe wenda turacyafite abana batoya, ariko abafite abana bakuze baba banabibona. Ahandi umwana w'imyaka 18 17 bisobanura neza kuko aba yarabibonye ukuntu byabaye mu rugo. Uyu mudamu ko ibyabaye ngombwa ko abantu bamuvuga cyane, rimwe na rimwe bamwambura n'inshingano, yari n'umukozi w'Imana rwose unakomeye. Mu by'ukuri uyu mudamu yakoze icyaha guhunga, yari gutega agatwe, kandi leta yacu itubwira no gutanga amakuru. Oya, nta nubwo ari n'ikibazo cya leta. Reka dusubire inyuma. Mu gihe cya Aburahamu na Sara yatoteje Hagari aramuhunga. Noneho Imana niyo yamugaruriye yamubwira ati Hagari, subirayo wihanganira ibyo nyokubuja Sara yakugirira, ariko nzaguha umugisha n'uyu mwana utwite. Ariko buriya jewe mpamya ntashidikanya ko Sara yabonye Hagari agarutse hari Imana nawe yamukozeho. Ariko icyo reka tube tukiyore twe kugifata mu rugero, ndivugira ibyo guhunga, kuko Imana na Yesu yarabivuze ngo uyu mudugudu niba watoteza muri uyu mudugudu mujye mukunkumura inkweto mujye mu wundi. Ariko reka noneho ngaruke kuri Bibiliya na domestic violence. Buriya ikibazo kirimo ni inyigisho zacu nk'abapastori. Umuntu akaza akabwira umugore ngo nibagukubita ngo ujye uguma aho ngaho ngo wihangane ngo kugeza igihe umugabo azahindukira hanyuma azamwica. Nkavuga ntoya, siko Imana ivuga. Muri Maraki ibice 2 Imana iravuga ngo nabaye umugabo wo guhamya. Number 1, ko wariganije umugore wo mu busore bwawe kandi mwari mufitanye isezerano. Icya kabiri Imana ikavuga ngo nanga abantu, nanga abantu batwikiriza urugomo umwambaro wabo ngo bagashyira amarira, bagasuka amarira ku gicaniro cyanyu. Kuki umuntu asuka amarira ku gicaniro cy'Uwiteka? Yakubiswe aje mu rusengero, nta kindi aje gusenga, Mana wibuke ibimbaho, Mana ungirire. Imana ikavuga ngo ibyo bintu I can't tolerate. Icya gatatu ikavuga ngo nanga divorce. Rero buriya domestic violence twagombye kuyishyiramo imbaraga, tukayirwanya, tukanabyigisha, ntitunayihanganire. Jewe ndi mu pastori batihanganira domestic violence, ibintu byo gukomeretsa, gukubita, gupfobya, guhohotera, kuko n'Imana irabyanga. Jewe rwose njye mbwira abagore nk'abo, niba yarakubwiye ko azafata icyuma, nta ntumbi nshaka kuzashyingura mfite homo. Umuntu yica umuntu aryo bamubwiye ngo usore bakwice, no. Icyo gihe uwo mugabo atarahinduka ngo ave muri izo ngeso, umusige ugende. Nkuko jewe mfitemo ubutagondwa buryo n'ubwo abantu bajya binyibeshyaho ngo ndi umwana mwiza, ntabwo yenda umwana mwiza buryo. Ubundi mfitemo ubutagondwa bwinshi, ndi ntagondwa ku cyaha nkuko Imana ari ntagondwa ku cyaha. Jewe njya mbwira abagabo basambana, niba umugabo yasambanye ukamubabarira,
agasubira agasambana ukongera agasambana, okay, muhe karite ruje kuri ibyo ngibyo, ujye umumesera umugaburire, ariko umubwire utubwo ufite ahandi urya, izo ropu ujye uzifata aho ngaho, ariko nuza sinshaka kuzanzanira sida, sinshaka kuzanzanira ibindi bizanyica nkananirwa kwirerera abana, ropu ujye uzifata iyo ngiyo, hanyuma uze tubane mu rugo, ariko kuri iyo domene muri ibyo ngibyo mfungiye amazi n'umuriro, kuko hari ibintu tutagomba kwihanganira, kandi burya iyo ukomeza kubyihanganira birabyorora, ingeso mbi zororwa no kuzihanganira, uretse ko ubundi ko zikizwa n'agakiza no kuzura umwuka, ariko no kuzihanganira ukazakira, akaza ati mvuye gusambana none igira iyo ngiyo, muhe uburenganzira ajya iyo ngiyo, kuko iby'Imana yanga ntitugomba kubyihanganira. Amen. Ntabwo tugomba kubyihanganira ngo tujye tubibyinirira ngo tuvuge ngo ariko ngo urumva, oya, umuntu ashobora gucikwa ukamubabarira, ariko rero nkubwire giye mu mutagondwa bwanjye, niba yacitse ukanamubabarira, na mbere yo kongera kuryamana na muntu mujye kwisuzumisha, ariko nibyo cyo kwisuzumisha, kuko hari sida, hari indwara, umuntu arasambana buri munsi akaza ngo uri muryama, uko yagiyeyo mujye kwisuzumisha, kuko igihe ndashaka abantu bagira ubuzima buzima. Nta mpamvu yo gukwirakwiza sida ngo ni ukwihangana, ngo ni umuntu avuye mu ndaya araje ngo mugiye kuryama, ngo pasitori rega akabyigisha ukumva ngo rwose ngo ujye umwihanganira, ngo ubabarire nk'uko wababariwe. Nzababarira nk'uko nababariwe, ariko mbanze nkore kontorore. Rwose ibyo ngibyo byo tugomba kumenya ibyo twihanganira n'ibyo tutihanganira, ariko domestic violence cyane cyane iyo hajemo ikintu cyo kuvuga ngo yazanye icyuma yazanye inkoni, oya, ibyo hari ibyo tutagomba kwihanganira, cyane cyane ko rimwe na rimwe n'umuntu arabikora ntanasabe n'imbabazi, akumva ari uburenganzira bwo gukubita umugore. hari n'abagore ngo bakubita abagabo, dogiteri narabyumvise nabyo. Oya, gusa se rero icyo nacyo ariko buriya na kera babagaho bakubita abagabo, ujya bakubwira ngo naho Miseke ndarwana, ntabwo ari bishya. Mu buryo mugabo witwa Miseke buriya yari umuntu uzwi cyane, yari n'umuhero, yari intwari ku rugamba, ariko akagira utwo tugeso nyine, nawe ntabwo yari ameze neza, ku noneho bukeye arongora umugore nawe wagira ngo ufite amakata, wagira ngo yize kurwana, hanyuma araje bateye amahane, kandi umugore yari atwite, amuterera amufata ingota, akumutera kwa Kajwiga, umugabo arapfunnye aramunishye, baraje basanga umugore yamushyize hasi, atari ko umugore yari akwesha atate, naho Miseke ndarwana, ati umuntu warwanaga n'abantu babiri. Buriya rero habayeho ibihe na kera byabagaho, hariho abagore babaga bafite ingufu, umugabo yatangira gutera yereyera umugore akamubwira ati ukayifata inkoni mfata indi, umpangare ngo uhangare. N'uno munsi barahari, nta kintu gishya kiriho buri, gusa wenda ntabwo byasakuzaga cyane, ngo kuko iyo umugore yakubitaga umugabo barabihwangabanganyaga kugira ngo ajye ashobora guca mu bandi bagabo, ariko byabagaho n'ubundi barabyihanganira, ariko ngira ngo nanone rero biragaruka kuri wa murimo wacu, kuko reka twaporoduje abakristo batera imbuto z'umwuka, bera imbuto za kamere, iz'amahane, zo kurwana, zo gukubita, zo kugira ngo abo ni abakristo bafite imbuto za kamere. Gusa yewe nagira ngo mwibarize, maze iminsi ngana n'urubyiruko rukambwira ngo twifuza gushaka neza cyane, twifuza gushaka neza, mushaka urugo rwampesha amahoro, bakakubaza ngo ese ngo ngira inama ngo nashaka gutereza kugira ngo urugo rwe ruzagira amahoro. Ariko reka rero nkubwire akantu keza, icyo kibazo twese kandi ahamye ko nawe wakigiraga, nanjye nkiri umusore najyaga mbwira Imana uzambabarire, umva ibi turimo kuganira ni ibiganiro byamye bibaho, ntaranakizwa ngewe nifuzaga urugo rwiza, nifuza umugore mwiza, nari mfite na portrait y'umugore mwiza rwose, mwiza ariko mwiza inyuma no ku mutima, umugore utagira amahane, umugore twumvikane. Cyangwa nagiye hari ikintu kimwe ntaranakizwa, ni abagore bajunjamye, sinabo ntabwo bari muri kategori zanjye. Wa mugore waceceka nkuyobore, umwe uhora mbwira icyo ushaka nkikore, iyo nashaka umugore dinamike, utyaye, uri sharp, uzancarenjinga nkamucarenjinga, tugaterana umwete, tugakora ibintu tukabigeraho.
buriya yewe buriya n'iyo umugore agenda hariho tipe y'abagore nkunda abagore bagenda ukabona ari dinamike ukabona urumva hari tayipu ubwoko butatu bw'abagore nabwo Imana uzandinde umugore butatu uzandinde umugore usambana umugore ukoze isoni birakubwira ngo umugore ukoze isoni ngo ni nk'ikimungu mu magufwa nibyo. Icya kabiri umugore unywa inzoga agasinda mana y'isi n'ijuru urabona umugore urakabona umugabo yasinze ntukabona umumama yasinze ubona bitajyanye. Icya gatatu umugore w'umunyamahane uzarebe burya na Salomo yaranditse aravuga ngo umugore w'umunyamahane ngo ni nk'imvura y'urujojo ngo igwa ntihite nkajya mbwira Imana kandi wumve ubwo nabivugaga ntarakizwa noneho umaze gukizwa rero mbwira Imana rero Mana ntabwo nahindutse nabaye umwana wawe ariko uzandinda aba bagore uzandinda Imana bukeye Imana yanyegira mbere ko ukora umbwira ngo umugore mwiza wowe uri umugabo mwiza mbere yuko umbwira ngo ninkushakira umugore mwiza uzi umugabo mwiza nshaka uko asa. Rero natangiye gukora research ntangira gukora ibi bintu by'ingo tujya tuganiraho kenshi nkunda kubigiramo na passion cyane ko natangiye kubikoraho ubushakashatsi nkiri umuseribateri ko nifuzaga kubaka urugo rwiza ariko noneho Imana inkubita igikuta irambwira ngo ariko mbere yo kunsaba umugore mwiza wowe uri umugabo mwiza nk'uko mushaka ntangira rero gushaka ibiranga umugabo according to God umugabo Imana ishimwe umugabo kabisa wa wundi Imana ivuga ngo Yesu uyu nguyu nshobora kumushyingira umukobwa wanjye utoranijwe ndabitondeka n'uno munsi nagize Imana abagabo hano tugiye kwinjiza abagabo turavuga ngo reka twandike igitabo ndavuga ni mureke twicare tubiganire kuko n'ubundi nsanzwe mfite umugambi wo kuzacyandika hanyuma tumaze guteranya ibitekerezo by'abagabo nandika umugabo mu mugambi w'Imana. Ariko iyo rero turimo kuvuga ngo abagabo abagore ngo urubyiruko rukubaza ujye ubanza ubabwire tuke mbere yuko ushaka umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza banza uba umugore Imana yashyingira kuko cyangwa umugabo Imana yashyingira kuko Bibiliya iravuga ngo iminani n'imigabane tuzabihabwa n'ababyeyi ariko umugore cyangwa umufasha udukwiriye uzamuhabwa n'Uwiteka. Hari rero Imana ikureba ikabwira ngo mbere yuko unsaba umugabo mwiza ninza n'umuhungu wanjye kabisa wa wundi mvuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira nkamuguha nk'umugabo hanyuma ukamubera igishakwa ujya ubwira urubyiruko rutunganya uruhande rwabo ujya ubabwira ngo mwebwe tunganya urwawe ruhande utubwiye uwo washimaga n'ibyo yari igombaga kuba yujuje kuvuga ngo umugore wari ufite ibintu bitatu abagore batatu mbega bameze abo yabona abo Imana yagombaga kungiza akambwira ngo uzabandinde ubwo nanjye nabirinde nabwira nti Imana izabandinde n'undi nawe yabivuga ubwo nk'umukobwa none we yashaka umuhungu umeze gute umuhungu oya ibyo byari nakoze research kabisa ninjiramo oya nanditse igitabo nushaka uzagishakira ukibure umugabo mu mugambi w'Imana number 1 burya abagabo Imana ishaka nawe yarabadefinishije iranabisimplifier rwose Paulo arabyandika yandikira Abefeso nuko kenshi twigisha igice cya mbere twigisha icya kabiri kavuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryishyire ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi gisa gityo. Number 1 Imana ishaka umugabo usa na Yesu mu yandi magambo wamaze kwinjira mu gakiza akagira Yesu. Ibyo bamwe ntibazabigeraho kuko ntiturababwiriza ngo bakizwe. Number 2 Imana ishaka umugabo uzaba umukunzi w'umugore we kandi iyo tuvuze ngo gukunda umugore nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ntabwo bavuga ngo nkunda umugore wanjye kandi muca inyuma oya ni wa mugabo uzakunda umugore akaba umwe one and only ukamenya ngo uwo ni umugabo nyamugabo according to God ni wa mugabo uzaba umuhashyi w'urugo rwe. So niba urimo kwigisha urubyiruko rwigishe gukora azamenye ngo ningera mu rugo ndi umusore uzagaburira urugo rwanjye nkarushugurikira nkarwitaho kuko Yesu ashugurikira itorero akaryitaho burya impano zose si uziduha burya uko Yesu yita ku itorero niko tugomba kwita ku ngo zacu.
icya kane uzarebe iteka ryose muri Bibiliya Imana ivuga ngo base ntimugasharirire abana banyu, umugabo uzaba umurezi w'abana be ukabitaho. Nureba no muri Old Testament usanga iteka ryose Imana ifata abagabo nk'abayobozi b'abana, reference. Cya gatanu umutambyi w'urugo rwe. Uzareba abagabo benshi mu rugo ntibasenga, ariko ugomba ko Imana yavuze ngo icyatumye Aburahamu mumenya nkamutoranya ngo ni ukugira ngo atoze abo mu rugo rwe kunyubaha no kugendera mu nzira zanjye. Ubwo nanze gufata iby'abatambyi, fasha Aburahamu. So umugabo agomba kuba umutambyi w'urugo rwe. Niyo mpamvu Pawulo yandika yaravuze ngo nshaka ko abagabo bazamura amaboko, ibiganza byera aho bari hose. So abagabo tugomba kuba abatambyi b'ingo zacu. Ni ukuri. Hanyuma byose kugira ngo bihure ukaba umugabo wuzuye umwuka, atari mu mbaraga gusa, kuko ibyo ngibyo bikorwa n'imbaraga, ariko mu mbuto. Umugabo wuzuye urukundo, umugabo wuzuye amahoro, umugabo wuzuye ibyishimo, umugabo ufite kwihangana, ufite ingeso nziza, ufite kugira neza, ufite kugwa neza, ufite gukiranuka, ufite kwirinda. Bya bintu byose twahoze tuvuga, nuzaproduiza umugore wuzuye imbuto z'umwuka ukamuhuza n'umugabo wuzuye imbuto z'umwuka, ijuru rito guaranteed. Genda ubyigisha urubyiruko rero. Niba kubaza ujye ubabwira uti okay, henga nze mbere cyuko tubigenza. Reka tubanze dusubire inyuma duse na Yesu. Dusubire inyuma twuzura umwuka mu mbaraga, cyane cyane mu mbuto, kuko burya imbuto nizo zubaka urugo, ariko n'imbaraga nazo zigiramo umumaro. Ubwo ubonye umugabo usa gutyo koko, nk'umukobwa wahura n'umuhungu wuzuye imbuto z'umwuka, uriya muhungu aragukunda kumva byakurenze, kandi mwakwicarana aba ari joyful, aba afite amahoro, ari umuntu wuzuye umunezero, ati kandi wayinakora n'utwoza akakwihanganira, tukabona acishije make, ntabwo ari gento, kandi ntabwo yiyandarika, arakiranuka, afite na self control. Ninde utakwifuza kubana n'umuntu? Uwo muhungu arakijijwe, kandi usanga abahungu bakijijwe akenshi mu by'ukuri nta kofi baba bafite. Ariko reka nkubwire, oya ikosa iryo rero, ubwo ugiye kuzana wa mukobwa, oya reka mbanze musubize. Buriya ikosa rya mbere abantu bashaka ready made husbands, abagabo mbese bamaze gusingira. Ariko iyo uvuga gutyo, ngewe aha muri uru rusengero mfitemo abahungu b'abarokore barongoye, bafite ikofi. Imodoka zose ziparitse hano zose ntabwo ari iz'abagore, bafite ikofi. Ugiye muri ADP icyo gihe rero ihanganeho gatoya. Ngewe njya kurongora nta kofi nari mfite, nari umwarimu muri sogonderi. Njya mbibwira abantu mwawe rero, ntukarebe umuntu mu kazi akora, aho ujye wicarana nawe wumve inzozi afite uko zingana, wumve vision afite uko ingana. Nawe ubundi umuntu w'umusore w'imyaka 25 azaba afite ikofi yakuye, uretse n'abari umuntu wabashyira no ku bapro bakuzura, ntabo wabona ikofi yawe yarayikuye. Ariko niba wicarana n'umuhungu ukumva mushobora kwicara, njye mbibwira abantu mwawe, igihe cyo nkundira umugore wanjye yankunze rwose. Hari umuntu ugira indirimbo, ariko ngo mwe ntabwo mwaba muzizi, ngo ntacyo mfite muri body, ntacyo mfite mu ikofi, mbese ndi nobody. Jewe twakundanye ndi umwarimu muri sogonderi, ariko tukicara kamwe ati yewe cyo mukundira no kufite Yesu. Inzu twatuyemo tugishakana, twarayubakanye turi abafiyanse, kazana amafaranga. Tekereza ahantu umukobwa we nta na konti yigeze atunga, kuko yatangiye gukora agiye mfite konti, kandi twaramaze kwemeranya ko tuzabana. Arambwira ati nta na konti nzafunguza, nzajya nyohereza. Gusa none se ubundi wowe waba uri umugabo utari umwizerwa, se wava umugabo kontagira. gusa nabyo murimo kubivuga kubera ko mukunda kuganira n'urubyiruko cyane, ngo babinjiremo cyane babaganire. Ntabwo dukunda kubikora. Umukobwa arakubwira ati rero kamubwire, jewe ujyana umuhungu iwanyu, wagerayo papa ubwo se w'umukobwa bakubaza ngo haryo umuhungu wawe ngo akora he,
so what? Ariko njyewe reka rero nkubwire buriya ikibazo ntabwo ari ababyeyi, ikibazo ni abakobwa. yego Kuko niba ukunda umuhungu kandi ukabona wowe cyangwa namba wani uri umurokore, ukunze umuhungu ni umurokore mugenzi wawe, mwiyemeje yuko kabisa muzabana kandi n'ibyo by'ibintu mukanabishyira muri plani yanyu. Kuko n'umugore wanjye ibyo mubabwira twajyaga twicara turi abafiyanse, urumva nabagahanira urindi yo mu cyaro kambwira atari ku ngubu ati tuzimarira dufite inzu yacu, tuzigera ati niyo twaba tutayifite ati hari igihe tuzaba dufite inzu yacu. Akambwira nti inzu gusa inzozi zanjye ziragutse. Ni icya mbere cyo nkubwira, inzu yo tuzimariya tuyifite, ukabona bimuhaye icyizere. Kandi koko twimariye inzu tuyifite, tuyifatanije. Rero iyo ajya iwabo, kandi nkubwire nari mfite konkurence ikomeye cyane, irimo n'abasore rwose babye. Hari igihe twajyaga tugenda tukicara, bari batuye hariya Kicukiro, yabaga kwa musaza we. Hari igihe twajyagayo nkasanga ni jyewe waje ntera ibyapa mu muhanda, abandi bose baje bicaye, ni jyewe waje mpagaze. Hakabaho n'igihe bamperekeza bakangeza ku muhanda aho nategeraga tagisi. Hari n'ubwo umwe yigeze kumpa lifuta ngeza aho najyaga kwa mushiki wanjye hirya za Kimisagara. Urumva mwaje gupiganwa mu kibuga, hanyuma akaguha lifuta akakugeza aho gatafite ruti, ntuhangayike ndakugeza kuri Mpazi. kandi mwese mwaje gutereta. Nibyo ntibyabaye, ariko ibyo nendaga kukubwira, nshimira niba umukobwa akunda umuhungu yaramuhawe n'Imana. Byoroshye nko kuba ferime ukabwira ababyeyi utari ko uyu muhungu nubwo ari saa kintu uyu munsi, ubwo Imana yamumpaye ejo tuzaba dufite ibintu. Icyo ngicyo rero kubyigisha urubyiruko bakamenya gutoranya badashingiye ku byo ufite uyu munsi, ahubwo bashingiye ku byo ushobora kugira, nibyo bizagira umumaro. Kuko ntabwo urugo rwubakwa n'ibintu, ingo zirimo gusenyuka hano inyinshi zirabifite. Icyo rero niba ari abarokore bigishe nk'abarokore. Ariko ukiri aho, ubundi nyine nk'uko bivuga ntabwo urugo rwubakwa n'ibintu, ariko abantu benshi icyo kintu ntibagakunde no kukibaza. Kuko niba aba babyeyi bakuze barubatse urugo nta kintu bafite bakabishakana, rwose rubyiruko tubahumurize, nta gikomeye namwe muzabigira rwose, ni ibintu byoroshye, sibyo pastor? Rero njye wiseka ibyo arimo avuga, araseka kubera ko baguteye amadolari 400 none. Ntabwo ari icyo seka, kubera ko nawe arabizi uyu nguyu ntabwo wajyana umuhungu iwanyu. Ni nacyo abakobwa bavuga for sure, ni nacyo ngo ugize gute kujyana umuhungu nyine udafatika. Ariko ikintu umva, hari amagambo mukoresha ngo umuhungu udafatika, ngo bagucishijemo ijisho. Okay fine. Yewe nibwira yuko udafatika, nahoze mbababwira b'abanebwe, b'abasinzi, b'abateranda, bene nkabo burya ntafatika. Ariko kubona umwana ubyiruka, ngo n'abanyarwanda bajya bavuga ngo utazi umukire ngo asuzugura umwana. So uyu muhungu uri hano, we mushakemo zahabi murimo, kandi ishobora kuba itaratunganywa. Abantu nicyo bananiwe muri iki gihe. Icyo rero kwihutira ibyagezweho bizatuma uhomba ibizagerwaho ejo. Kandi icyo gikora cyo nahumurizaho urubyiruko, mwese muribeshya. Nzi neza yuko buri cyumweru, buri wa gatandatu, n'ubu ejo kuwa gatanu tuzasezeranya, no kuwa gatanu tuzasezeranya, buri wa gatandatu ndasezeranya. Sindabona umuhungu wabuze umukobwa, sindabona umukobwa. Cyakora abakobwa bo narabonye kuko bo ntibafite ubushobozi bwo kwihitiramo. Ariko ibyo ni ubwoba bwo gusa. Kandi akenshi abantu bafite ubwo bwoba ni abahungu. Niba bavuga ngo umukobwa kujyanye iwabo, ngo ukagenda ngo uri saa kintu. Burya uzi ikibazo dufite, hari abantu bagiye gutata igihugu cy'amasezerano, ngo bakibona bameze nk'uruzigi, ngo ndetse bakavuga ngo n'abanaki niko batubonaga, kandi ntabwo bari baganiriye nabo. Ubwirwa n'iki cy'ababyeyi b'umukobwa bazagutekerezaho utaranagerayo. Umuntu apfa ataragenda, yagenda akagenda nk'uwamaze gupfa. Ariko buryo ushobora kugenda ufite confidence,
ariko confidence hari na complex inferiority izo abahungu bagira ariko ntabwo ari byo nk'uko Dr bivuga abantu b'Imana iyo buzuye umwuka wera bakaba bazi gukora ibindi biroroshye. Mbese umugani wa kinyarwanda bajya bavuga ngo umusore utirariye ngo ntabwo arongora inkumi. Nibyo. Okay. Ariko reka ikiganiro cy'urubyiruko muzabanze mutoze urubyiruko kumenya bari bo. Ngewe ikintu cyamaga confidence n'icyo gihe nari umwarimu. Uretse ko n'ubundi nari nsanzwe nigirira confidence zanjye zuko ntari umuswa, uretse ibyago nari nigiriye bakandinganiza bakanyohereza kwigisha muri Toronkome kandi mvuye kwigisha muri universite. Ariko ubundi nashoboraga kwicara nkavuga nta pure tu barandangije ndi saa kintu ntacyo nzaba cyo muri iki gihugu. Hariho nawe na pure tu navuye aho nabonaga agaciro kanjye. No muri icyo gitabo cy'umugabo umugambi w'Imana nabyanditse nandika kuri Zakayo. Burya Zakayo yabanje gushakira agaciro ke mu bintu. Yari mugufi akagira complexe y'ubugufi n'abantu bakanayimutera. Aravuga ati fine nzidefinisa nziha agaciro. Abo umuyobozi sinzi aho yaciye ariko yarazamutse agera ahantu aba komiseri general w'imisoro y'Iyeriko. Ibyo ubwabyo bikamuha agaciro ngo akaba n'umukire cyane akajya yarishaga amaboko yombi. Ariko ageze aho asanga abatarika ibingi bagaciro bimpa ntabwo ari kanini cyane, ashaka Yesu. Noneho uzarebe agaciro kaza kayo. Nabyanditse muri icyo gitabo umugabo umugambi w'Imana. Zakayo ni umugabo wavuye mu gaciro ahabwa n'ibintu yinjira mu gaciro karemano ahabwa no kuba umwana w'Imana. Ko Yesu yaravuze ngo uyu noneho nawe ni umwana wa Aburahamu. Zakayo arahaguruka aravuga ati jyewe najyaga mvana agaciro mu kwambura abantu ibyabo, ngiye kuvana agaciro mu kubitanga. Najyaga mvana agaciro mu kugira ubutunzi bwinshi, ngiye gusubiza abantu ibyo nabambuye. Nshyizeho na fondasiyo Zakayo yo gufasha abakene. Agaciro kacu ntabwo ni karemano. Ngiye kugenda afite complexe ngo najyaga mbibwira n'abantu by the way barambwira bati ariko umukobwa usa nk'uko mutarabona umugore wanjye yari kuba miss. Noneho bakambwira ati umugore nkuriya ntabwo arongorwa n'umwarimu nkawe nuko mutazi uwo ndiwe. Ubu jyewe ndi umwana w'Imana. Niba umuntu ashobora kumva afite agaciro kuko ari umwana wa minisitiri, jyewe ndi umwana w'Imana, umwami w'abantu, umuremyi w'ijuru n'isi. Confidence rwose nkazigira nkagenda mvuga nafite aro bakambwira ati uriya mukobwa uzaba ureba. Ahubwo ni uriya mukobwa natwarwa n'umucuruzi muri bariya bandusha amafaranga. Imana izanzanira umuruta muri domene zose, mu bwiza bw'umubiri, impoza amarira, inanyongereho n'indi kiza akababara. Ariko umukobwa wanjye yari trustworthy, yari umwizerwa, akajya mpumuriza, akajya ambwira ati rega ntugakangwe nuko bariya baba baparitse. Yewe nakubwiye ko nkukundira ko ufite Yesu. Amafaranga n'ibintu ntibishakwa, tuzabishakana. Ndashaka umugabo tuzafatana agatoki tukinjirana mu ijuru. Genda wigisha urubyiruko ko bene abo ngabo kuko twe turi abana b'Imana. Ntabyo kuvuga ngo abana ngo bafite amafaranga ngo n'abatayafite. Yigishe n'abagabo dorara n'abayobora, ahubwo abantu nibagarure Yesu mu mutima bareke kugira ubwoba be gutinya. Ariko bigishe n'ababyeyi ibyo bavuze byo nibyo. N'ababyeyi tubigishe yuko ngewe abana banjye rwose muri valere nabahaye iyo kuvuga ngo uzashake ufite amafaranga ntirimo. Njyana nabibabwira nkawe n'ubu ugiye gushaka umugabo cyangwa umukobwa nabo ujye umuzana nganire nawe. Nk'umukobwa wanjye wa mbere umuhungu wamurongoye rwose nanjye namukundaga nk'umuhungu wanjye kuko twaraganiraga abantu ariko umuhungu ashobora kuvamo umugabo mwiza kuko afite wumva avuga ukumva afite consistency kandi yari umwana. Hari umuntu mwicarana ukumva wamushyingira. Burya n'Imana nayo niko imera. Hari abantu bayinezeza ikavuga ati uyu nguyu nzamushakira umugore uzatuma bampesha icyubahiro. Uyu mukobwa nzamushakira umugabo bazabana izina ryanjye rigashyirwa hejuru. Ibyo rero byigisha urubyiruko bagire confidence iva mu Mana aho gushakira confidence mu bintu. Zakayo yari afite confidence iva mu cyubahiro no mu bintu. Arayirekura afata Yesu kandi iriyongera. Ubu turamuvuga. Akandi kantu njya nkunda kutekereza, hari umugani uvuga ngo igiti kigorwa kikiri gito. Ugasanga urubyiruko nta fondasiyo ruhabwa ruturuka hasi y'ingo bazubaka. Noneho bigatuma
ni ukuvuga ngo bigira imipira bakijya mu bigezweho bakijya amafilime ariko ntahabwe fondasiyo y'ejo hazaza. ariko ibyo uvuga ntabwo nenganya urubyiruko, kuko urubyiruko ntabwo ari rwo rwiyigisha muri Sunday school iyo bakiri abana. Urubyiruko ntabwo ari rwo rwiyigisha ku rusengero iyo bagiye, ahubwo twigisha inyigisho zidafite aho zihuriye n'ibyo ngiye. Bategurira inyigisho zibategura ko aho ngaho. Ntibambwiye ko ushinzwe urubyiruko n'abagabo n'abagabo. Genda ubafashe. Ariko teritori yagira gatoya kandi oya, ntabwo Imana izakubaza ibyo itagushinze, izakubaza teritwari wari ushinzwe, nanjye izambaza iyanjye. Ariko ubu ngubu reka tuvuge ngo turabwira bumva, wenda tugane no ku musozo. Turabwira bumva kuko ngiye mpamya yuko ibi byose twaganiriye, ingo nziza zizongera kuba ingo nziza umunsi itorero ryazigize ibyaryo. Bikavuga ngo ngiye gutegura umwana kuva ari muri Sunday school, mutegurire kuzaba umugabo. Ntegura umukobwa kuva akiri muri garidiyeni kuzavamo umugore kabisa, batangire kumva karite z'umugabo no kumva karite z'umugore n'ibikenerwa kugira ngo n'ibikenerwa kugira ngo umubane neza. Unabibigisha ubigarura ku ngo, ubyigisha ababyeyi, ubyigisha urubyiruko. Twakoze iki koko? Ikibazo kiri mu itorero kuko nta batagira amatorero, bose barayagira. Itorero rero aho ngaho ariko ubona twabisaba na leta ngira ngo kugira ngo nabwo bishyiremo imbaraga. Usanga nka minisiteri y'urubyiruko ibyo biterane byo kubahuza ngo heze inyigisho ntabyo, babigisha innovation kandi ni byiza. Abazi urumva ngewe rero ari igihe muvuga ibintu ubundi burya itorero ni ryo conscience du peuple. Leta ishinzwe umutekano wacu, ishinzwe iterambere ry'imibereho, twebwe dushinzwe roho z'abantu, imitekerereze n'imyumvire yabo. Uko wabigenza kose sinzigera mbura leta ngo ntabwo yashyizeho inyigisho zo kubaka ingo. Umushumba mu ijambo ushaka ko leta ikorera icyakisera kurenza wowe ubwawe. Oya njyewe nyine erega nanjye ndi mu mbaraga zayo, ndi mu butware bwayo. Rero nibyo umushumba yavugaga, ni umuryango n'itorero nibo bari priorite ku bana tubyara. Nabire nibyo tubwira ngo utoza umwana inzira akwiriye kunyura akiri muto, azarinda asaza atarayivamo. Nanjye ndi kumwe nawe, ntaho na blaminga leta. Umuryango n'itorero niho hari intege nke, kandi umuryango ugira intege nke kubera ko itorero ritayihaye imbaraga. Rega ni twebwe dushinzwe kuzana kingdom, donc the culture of the kingdom. Donc buriya ikibazo ahubwo kirimo ntituze kurengera cyane. Buriya ikibazo kirimo twigishije agakiza k'akarongo kamwe. Ni nk'umuntu ufite gitari y'imigozi 6 akajya acuranga ka kagozi gatoya k'inyuma, aho gufata imigozi yose ngo ayivugire. Kuko burya Yesu yaje yigisha ubwami bw'Imana, the gospel of the kingdom. Burya buri kingdom, buri bwami bugira umuco, muri uwo muco hakabamo n'uburyo bubaka ingo. Abakristo rero ntabwo babyigishijwe, ntabwo bigishijwe teoloji y'ubwami bw'Imana. Twigishije akantu gatoya cyane gusa kagakiza. Umuntu yinjira mu muryango, twigishije umuryango, ntitwigishije ibiri mu nzu. Ni nk'umuntu wakwinjiza mu nzu irimo ibintu bihambaye akagukingurira ariko ntakubwire uko ibyo bintu bikoreshwa. Ukaza harimo za televiziyo, za flat screen, harimo za furigo na za freezer, ntakwigishwa ibyo bintu bikoresha. Ukaza ukabaho nabi kandi uri mu nzu irimo ibintu by'igiciro. Basi icyo kintu kirakomeye muvuze cyane. Sinzi niba bagisobanura, ahubwo nibwo buzima abakristo babayeho. Binjiye mu nzu y'ubwami baguma ku muryango, ntibigishwa gukoreshwa ibiri mu materiyeri ziri mu nzu cyane. Icyo kintu kiri powerful. Icyo kintu kiganiriwe n'umuntu. Reka tuzagikora ikiganiro gutaha, kuko ndambuye inyigisho z'ubwami bw'Imana n'umuco wo mu bwami bw'Imana kuri domene zose. Watangazwa n'ubukene twatera abantu. hari ibikoresho njye nkoresha. Hari igihe umuntu yicara ku nkombe y'inyanja akajya akaraba amacandwe kandi ari ku mazi. Twebwe buriya dufite ubukungu bukomeye cyane bwo mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu ngo yabonye
ngo umuntu wamenye iby'ubwami bw'Imana ngo amere nk'umuntu wabonye ubukire ngo akagenda akagurisha ibyo byose akaza akavuga ngo uyu murima ndawugura, harimo ubutunzi. Reka rero tuzagire rimwe duhambura ubutunzi bwo mu bwami bw'Imana, ubwo uzashaka undi munsi icyo kintu. Murakoze, ubwo uzabyibuke. Murakoze, natanze freedom ngo buri muntu wese asobanukirwe, ariko kweta cyane kuko abantu bo mu nzu y'Imana bakwiriye gukizwa neza, bakagira n'ibimenyetso by'uko bakijijwe. Kuko urugero, niba umuntu urwaye umutima agira ibimenyetso bya hypertension, abantu bakamenya ngo arwaye umutima, ariko umuntu akakubwira ngo agakiza kaba mu mutima, kandi umunyarwanda yaravuze ngo akari ku mutima gasesekara n'inyuma. Abona Bibiliya ni kuvuga, na Bibiliya irabivuga. None ni gute niba n'umurwayi wa malariya ashobora gushishira akagira umuriro bigaragaza ko ayirwaye, bakabimenya ko ayirwaye, ariko umukirisitu akatujijisha cyangwa abantu bakasigaye babeshya ngo agakiza kaba mu mutima. Ako gakiza kaba mu mutima, oya bro, byumve nawe. Abantu katagera inyuma ngo imbuto zigaragare, ako gakiza ge sinkemera doctor, ako gakiza ntikabaho ubundi. Rero ngiye nkuvuga ngo imiryango kugira ngo ibe myiza nuko babanza kwakira Yesu akayobora ingo zabo. Ikindi n'urubyiruko narwo kugira ngo rwubake ingo nziza. Ngiye ndi umukobwa najyaga numva bavuga ngo mana, ugabona nk'umuhungu w'ikirara, nigaga ishuri rya Bibiliya Kampala, nkumva umuntu avuga ngo uzampunga umugore mwiza, situ nk'abagande n'abashoga ngo wubahe Imana. Navuga none se wowe kuri kirara kuki ushaka umugore wubaha Imana wowe utayubaha? Mu by'ukuri niba ushaka ikintu cyiza, ushaka umugore mwiza, ushaka umugabo mwiza, nawe gerageza ube mwiza. Nge ndumva aricyo navuga. Ikindi yavugaga cy'amafaranga, nawe arabizi neza ko hari abantu bemera abantu ntayo bafite. Nkanjye namwemeye ntayo, bamaze kumwiba amadolari 60,000, kandi akiyafite sinari naramwemeye kuko numvaga igihe wenda kitaragera cyangwa icyo. Rero nshatse kuvuga nuko urumva kurambagizanya imyaka 7, ubwo se nuko ab'amafaranga batari bahari. Kuri kino gihe abahungu bafite amafaranga barahari, abakobwa bafite amafaranga barahari, ariko icyo si cyo cyatuma bagira ingo nziza bose. Nkaba nasoza rero mvuga ngo abadukurikiye mugerageze kuzashaka agakiza cyane kuruta ibindi byose. Ikindi no gukora umuntu agashaka uburyo yakora, kandi gukora ntago kuri kino gihe ntago bisaba ngo ni umugabo gusa, n'abagore bakore. Twumva na leta ikunda kubyigisha ngo biteze imbere. Dusoza rero, reka nk'ubutumwa mwagenera bari badukurikiye tugana ku musozo. Sese ubwo hari ubundi reka ijambo rimwe gusa. Yesu yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi muzabyongererwa. Tuzabyongeraho ubutaha. Reka dusenge. Turagushimye Mana yacu, twongere tugusabe ngo iki kiganiro kizagira umumaro mu mitima y'abantu. Buri muntu wese waduteze amatwi umufashe kurobanuramo ibimureba, ko mu kiganiro kingana gitya siko byose umuntu aba bikeneye, ariko harimo kimwe umuntu asigarana kikamwubaka, kikamwubakira, kikamuteza imbere. Reka izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru, imbaraga z'umwuka wera zikomeze gukora mu buzima bw'abantu bawe, ubwami bwawe bukomeze kwaguka buri munsi. Mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo, amen.